hariho umugore wari ufite abakobwa babiri yakundaga cyane, nawe bakamukunda. Yari yarababyaye ari bonyine, nta wundi mwana yagiraga uretse abo bakobwa babiri yakundaga cyane, nawe bagakundana nawe cyane. Umunsi umwe wa mukobwa mukuru yaje gushyingiranwa n'umugabo wacuruzaga imitaka, naho umukobwa muto ashyingiranwa n'umugabo wacuruzaga ifu y'imyumbati. Uwo mugore yagiraga mu bihe bitandukanye agasura abakobwa be, akitegereza uburyo babayeho, akabona babayeho mu buzima bushingira cyane ku byo bakora, ku byo abagabo babo bakora, ni ukuvuga mu bucuruzi bw'imitaka ndetse n'ubucuruzi bw'ifu y'imyumbati. Ubwo imvura yagwaga, wa mugore yarariraga cyane yibaza uburyo ki imyumbati iri bwume kugira ngo babashe kubona ifu yo gucuruza. Agahangayikira umukobwa we muto cyane, yibaza ati ubu ngubu umukobwa wanjye abayeho ate, ari burya iki, ese inzara ntiri bumwice we n'umuryango we, dore imvura yaguye, dore munsi n'igitumbiko nta zuba ryavuye, ese ubu ngubu koko umukobwa wanjye ari bubahe ate, ari uburare nta kabuza, nanjye nta bushobozi bundi mfite bwo kumwitaho, rwose ndumva mpangayitse. Umugore akirirwa arira ndetse akanarararira kubera iyo mvura. Yewe no ku muco nuko byagendaga, yibazaga ati ese umukobwa wanjye ucuruza imitaka ko nta mvura ihari yo kwitwikira, ubwo umukobwa wanjye ari bubeho ate, nabwo bikamuriza cyane. Abantu b'abaturanyi be bibazaga umugore uhora urira, bagize bamuterura akazina ka crying lady, no kuvuga umugore urira cyane cyangwa uhora urira. Umugore yahoraga aganya, ahangayikiye abakobwa be, yibaza uburyo bari bubeho, dore ko buriya minsi wari isimburana, ugasanga ni umunsi w'igitumbiko cyangwa imvura agakurikirwa n'iminsi y'izuba. Nuko byahoraga, nawe agahorana amarira ku maso, agahora afite agahinda atewe n'abakobwa we n'imibereho y'abakobwa be yagiraga. Umunsi umwe umugabo w'umusaza w'umuhanga wari aho ngaho mu kadugudu k'iwabo yaramwegereye aramubwira ati mugore mwiza ko uhora urira, nkufitiye igisubizo cy'uko kurira kwawe. Yaramubwiye ati hindura intekerezo zawe urebe ibintu mu bundi buryo. Ati dore jya utekereza ko mu gihe cy'izuba umukobwa wawe ucuruza imyumbati, ifu y'imyumbati, ari bugire abakiriya benshi, ifu ikaba nyinshi ku buryo asigara n'iyo kuzigama ashobora gucuruza mu gihe cy'imvura. Rwose azinjiza amafaranga menshi, uzajya utekereza ko yinjiza amafaranga menshi akizigamira no mu bihe bibi bizaza. Undi rero nawe ucuruza imitaka, utekereza ko mu gihe cy'imvura abantu bari bube benshi, abakiriya bari bube benshi, agacuruza imitaka myinshi, iduka rye rikagenda neza, ndetse akabasha no gusagura amafaranga azakoresha mu bindi bihe adafite abakiriya. Ati burya mu buzima ni ukuzigama no guteganyiriza ejo hazaza. Ati icyo kintu ntukakirengagize. Ati umuntu wese ahora ateganyiriza ejo hazaza. Ati nuhindura imyumvire ibintu byose bizahinduka. Ubwo wa mugore byabaye nk'akanya gato ahita ahindura uburyo yatekerezaga, atangira kubona ibintu mu buryo bwiza, ndetse anatekereza ko burya ibintu byose bishobora gukorwa mu buryo bwiza, kandi umuntu akiteganyiriza akazabaho no mu bihe adashoboye gukora cyangwa adafite intege, cyangwa ikirere cyahindutse kidashoboye kitajyanishijwe n'ibyo akora. Burya mu buzima ibintu byose ni uko bigenda. Wa mugore yaje guhinduka ku maso, none akajya ahora aseka yishimiye ubuzima abakobwa be babayeho. Yaje guhindurwa izina rya crying lady ahubwo aba smiling lady, umugore uruseka. Burya mu buzima ibintu byose ushoboye uburyo ubifata, uburyo ubibona muri wowe, nibyo bituma bikugiraho ingaruka runaka. Ibintu ntubibona nabi ukabibona mu buryo wishakiye butari bwo, nta kabuza bizagutera agahinda, bigutere kwigunga, bigutere kumva uri wenyine, ndetse bigutere no kwiheba. Ariko nubona ibintu mu buryo bwiza, mu buryo buri positive, nta kabuza bizagufasha kugera ku ntsinzi, bizagufasha guhorana ibyishimo ndetse n'akanyamuneza ku maso yawe. Iminwa yawe nta kabuza izavuga amagambo y'ubuhanuzi n'ubuhanga, bitewe n'ibyishimo n'akanyamuneza kagusezekaye ku mutima. Urumuri rw'ibyishimo ni byiza, ndetse no kuronka nta kabuza ruzagusesekaraho, maze umurikirwe winjire mu nzira y'ibyishimo, iterambere, ndetse no kugera ku ntsinzi. Uburyo tubona ibintu, intekerezo zacu, nibyo burya bizagena byinshi tugeraho mu buzima, nabyo bizagena ubuzima bwacu tuzabaho muri rusange. Ubuzima bwawe uburyo ubutwara burya bujyana n'ibitekerezo ufite, kandi intekerezo zawe zishobora guhinduka nko mu kanya nk'ako guhumbya. Wowe icyo ugomba guhindura ni uburyo ubona ibintu. Abantu benshi babona ko
ubukene bwabahejeje hasi bakumva ko badashobora kubuvamo, iyo nizo ntekerezo burya nazo zisenya intekerezo ngenga zabo. Ibyo rero bigatuma batakaza umwimerere wabo wo guharanira no gukoresha ryose bashoboye kugira ngo babashe kugera ku ntsinzi. Iyo rero wiciye intege mu magambo yawe ndetse no mu bikorwa byawe, nta kabuza nta terambere wageraho ndetse nta n'intsinzi wageraho. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukwitera intege ndetse n'akanyabugabo mu bikorwa byawe ndetse no mu bitekerezo, cyane cyane bigahera mu bitekerezo, kuko burya ibiri mu bitekerezo bigera no mu bikorwa. Nubigenza gutyo nta kabuza uzatera imbere kandi uzahora ugera ku ntsinzi, kandi uzabona ibyishimo ku maso yawe n'akanyamuneza ku mutima wawe. Reka nkubwire nti ugire ubuzima bwiza kandi Nyagasani akomeza kurinde. Wakora subscribe kuri channel ya Kanguka Rwanda, ugakanda no kuri notification. Ntiwibagirwe no kuba wadusigira igitekerezo cy'ibyo tuzaganiraho ubutaha. Bye.